Wari uziko ushobora gutangira kwinjiza amafaranga online ntagishoro na gito ufite. Hii video igiye kukwereka uko wabikora neza muri 2025. Nonese waba wifuza kugura inzu nkii. Cyangwa wenda imodoka ihenze. Burya birashoboka. Ndagiye kukwereka uburyo wakoresha telefoni yawe gusa, ugakorera amafaranga menshi online, utarinze gukoresha igishoro na kimwe. Tugiye kuvuga uburyo butatu bukomeye kugurisha ibintu utabiranguye online, affiliate marketing, no kugurisha ibyo uzi. Izi nizo nzira ziri guhindura ubuzima bw'abantu benshi muri iki gihe. Niba ushaka kuba umukire, niba ushaka kwigenga, niba ushaka kubaho ubuzima wifuza, iyi video ni iwanyu. Niba wumva ushaka gutangira gukora amafaranga online, komeza urebe iyi video kugeza irangiye. Ndagiye kukwereka uburyo bworoshe kandi bwizewe bwo gukorera amafaranga online, kandi ndabizi ko nubigerageza nawe bizagufasha. Uburyo bwa mbere buzwi nka dropshipping, kandi ni uburyo bworoshe cyane bwo gutangira kugurisha online. Dropshipping ni uburyo bwiza cyane ku bantu bashaka gutangira ubucuruzi ariko badafite amafaranga menshi yo gushora mu bubiko cyangwa mu bicuruzwa byinshi. Reka mvuge ko ukunda imyenda. Ushobora kuja online, ugashaka abacuruzi bacuruza imyenda, ukababaza niba bakora dropshipping. Ibi bizagufasha kubona ibicuruzwa byiza kandi bihendutse, kandi ukabasha kugurisha ku giciro cyiza. Iyo bakora dropshipping bivuze ko bo bafite ibicuruzwa mu bubiko bwabo, wowe icyo ukora ni ukubishakira abakiriya. Ibi bivuze ko nta mpungenge zo kubika ibicuruzwa cyangwa kubitunganya, byose bikorwa n'umucuruzi. Ubundi se, reka tuvuge ko ukunda ibikoresho byo mu rugo. Ushobora kuja kuri websites nka Alibaba cyangwa AliExpress, ugashaka abacuruzi bo mu Bushinwa bacuruza ibikoresho byo mu rugo. Aha niho ushobora kubona ibintu byinshi bihendutse, kandi bifite ubwiza. Urabona hari ibintu byinshi bihendutse cyane. Wowe ushobora kubigurisha ku giciro kiri hejuru gato, inyungu ukayisigarana. Ibi bizagufasha kubona inyungu nziza kandi ukabasha gukomeza ubucuruzi bwawe. None se ubundi wabikora ute? Ni ibintu byoroshe cyane. Ushobora gufungura page ya Facebook cyangwa Instagram, ukaita izina rijyanye n'ibyo ushaka gucuruza. Ibi bizagufasha kugera ku bantu benshi kandi ukabasha kumenyekanisha ibicuruzwa byawe. Ubundi ugashiraho amafoto meza y'ibicuruzwa byawe, ukavuga ibiciro byabyo. Amafoto meza ni ingenzi cyane kuko ariyo afasha abakiriya kubona neza ibicuruzwa byawe. Iyo umuntu ashimishijwe n'igicuruzwa cyawe, arakwandikira cyangwa akaguhamagara akakubwira ko ashaka kugura. Ibi bizagufasha kumenya neza ibyo abakiriya bawe bakeneye no kubaha serivisi nziza. Wawe uhita ujana komande ku mucuruzi wawe, ukamubwira aho client wawe aherereye. Umucuruzi azahita atunganya komande yawe kandi akayohereza ku mukiriya wawe. Umucuruzi niwe wohereza igicuruzwa kuri client wawe, nawe client akishura. Ibi bivuze ko nta mpungenge zo kohereza ibicuruzwa cyangwa kubika stock. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ugushaka niche. Niche ni group ya bantu baba bashaka ibintu bimwe. Ibi bizagufasha kubona abakiriya benshi kandi bakunze ibyo ucuruza. Kurugero, ushobora guhitamo gucuruza imyenda y'abana, ibikoresho by'abakobwa, cyangwa se ibikoresho by'abantu bakora siporo. Ibi bizagufasha kubona abakiriya benshi kandi bakunze ibyo ucuruza. Iyo umaze kubona niche yawe, ibikurikira ni ukubaka audience. Ugomba gushaka abantu benshi bashobora kugura ibyo ucuruza kandi bakunze ibyo ucuruza. Ugomba gushaka abantu bashobora gushishikazwa n'ibyo ucuruza. Ushobora kubikora ukoresheje Facebook ads, Instagram ads, cyangwa se ubundi buryo. Ibi bizagufasha kumenyekanisha ibicuruzwa byawe no kubona abakiriya benshi. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ukuba consistent. Ntugomba gucika intege niba utarabona abakiriya benshi mu ntangiriro. Ugomba gukomeza gukora cyane no gushishikazwa n'ibyo ukora. Komeza gushiraho ibintu bishya, komeza kwamamaza, kandi amaherezo business yawe izakura. Ibi bizagufasha kubona abakiriya benshi kandi ukabasha gukomeza ubucuruzi bwawe. Uburyo nabo ni bwiza cyane kandi burimo amafaranga menshi. Affiliate marketing ni uburyo bwiza bwo kwinjiza amafaranga ukora ibintu byoroshe kandi bishimisha. Affiliate marketing ni ukwamamaza ibicuruzwa by'abandi bantu cyangwa ibigo, naho wowe ugahembwa commission kuri buri muntu wese uguze akoresheje link yawe. Ibi bivuze ko ushobora gukora ibi byose utavuye mu rugo rwawe, ukaba uri mu bwisanzure bwawe. Hari websites nyinshi zitanga affiliate programs, urugero nka Amazon, Jumia, Alibaba, n'izindi nyinshi. Izi websites zifite ibicuruzwa byinshi bitandukanye ushobora kwamamaza.
bicho bikaguha amahirwe menshi yo kubona abakiria. Ushobora kuiandikisha kuri izi websites nkumuntu ushaka kwamamaza ibicuruzwa byabo, affiliate marketer. Ibi biroroshe cyane kandi bifata igihe gito cyane. Iyo umaze kuiandikisha, bahita baguha link yawe yihariye, affiliate link. Iyi link niyo uzaja ukoresha mu kwamamaza ibicuruzwa byabo. Iyi link niyo ukoresha mu kwamamaza ibicuruzwa byabo. Ushobora kuisangiza abantu benshi ukoresheje uburyo butandukanye bwo kwamamaza. Iyo umuntu clicked kuri link yawe akaja kugura, bahita bamenya ko ari wowe wamwohereje, naho wowe commission yawe ikaja kuri account yawe. Ibi bituma ubasha kubona amafaranga ukoresheje imbaraga nke. Icyiza cy'uburyo ni uko uba udakeneye kugira ibicuruzwa byawe, udakeneye no guhangayikishwa no kubika ibicuruzwa cyangwa kubyohereza. Ibi bituma ubasha gukora ibintu byinshi mu gihe gito. Icyo ukora ni ukwamamaza gusa. Ushobora gukora ibi byose ukoresheje mudasobwa cyangwa telefone yawe. Ushobora kwamamaza ibicuruzwa ukoresheje website yawe, blog yawe, social media, email marketing, cyangwa ubundi buryo bwose ushobora kubona abantu benshi. Ibi bituma ubasha kugera ku bantu benshi mu buryo bworoshe. Inama naguha ni ugushaka niche yawe muri affiliate marketing. Ibi bizagufasha kubona abakiria benshi kandi bashishikajwe n'ibyo wamamaza. Hitamo category ibicuruzwa ushishikajwe nabyo kandi ubona ushobora kubyamamaza neza. Ibi bizatuma ubasha gukora ibintu neza kandi ukabona inyungu nyinshi. Kurugero, ushobora guhitamo kwamamaza telephones, mudasobwa, imyenda, ibitabo, cyangwa ibindi. Ibi byose ni ibicuruzwa bikunzwe cyane kandi byoroshe kwamamaza. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ukubaka audience. Ibi bizatuma ubasha kubona abantu benshi bashishikajwe n'ibyo wamamaza. Shaka abantu bashobora gushishikazwa n'ibyo wamamaza. Ibi bizatuma ubasha kubona abakiria benshi kandi bashishikajwe n'ibyo ugurisha. Ushobora kubikora ukoresheje social media, SEO, cyangwa se paid advertising. Ibi byose ni uburyo bwiza bwo kugera ku bantu benshi mu buryo bworoshe. Komeza gushiraho content nziza kandi ifasha abantu, kandi ntuzabure kubona abakiria. Ibi bizatuma abantu benshi bagushishikarira kandi bakagura ibicuruzwa ukoresha affiliate link yawe. Gusa ukomeze gukora cyane, amaherezo bizagenda neza. Niba ukomeje gukora cyane kandi ukitanga, uzabona inyungu nyinshi kandi uzagera ku nzozi zawe. Chapter 3: Kugurisha ibyo uzi. Ese hari icyo uzi gukora cyane kurusha abandi? Waba ufite impano cyangwa ubumenyi bwihariye wifuza gusangiza abandi? Ese hari ubumenyi ufite ushobora kwigisha abandi? Ushobora kuba umwarimu mwiza cyangwa umuyobozi mu bijyanye n'ubumenyi bwawe. Niba igisubizo ari yego, noneho ushobora gukorera amafaranga menshi ugurisha ibyo uzi. Ukoresheje ubumenyi bwawe, ushobora guhindura ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Muri iki gihe, abantu benshi bashaka kwiga ibintu bishya online. Ibi bituma habaho amahirwe menshi yo kugurisha ubumenyi bwawe. Hari websites nyinshi zifasha abantu kwiga online courses, urugero nka Udemy, Coursera, Skillshare, n'izindi nyinshi. Izi platforms zifasha abarimu kugera ku bantu benshi ku isi yose. Ushobora gukora online course ikintu cyose uzi, cyaba ari cooking, photography, graphic design, programming, cyangwa ikindi kintu cyose. Ibi bituma ushobora kugera ku bantu benshi bafite inyota yo kwiga. Iyo umaze gukora course yawe, ushobora kuyishira kuri izi websites zitanga online courses, abantu bakaja bayigura. Ibi bituma ugera ku isoko rinini kandi ukabona inyungu. Buri gihe iyo umuntu aguze course yawe, ubona amafaranga. Ibi bituma ubonera amafaranga ku bumenyi bwawe kandi ukagura ubucuruzi bwawe. Uretse online courses, ushobora no kwandika ebooks ukagurisha. Ibi bitabo by'ikoranabuhanga biroroshe kugurisha no kugera ku bantu benshi. Ebooks ni ibitabo by'ikoranabuhanga ushobora kugurisha online. Ushobora kugurisha ebooks zawe ku mbuga zitandukanye. Ushobora kwandika ebook ku kintu cyose uzi, urugero nka business, health, relationships, cyangwa ikindi kintu cyose. Ibi bituma ugera ku bantu benshi bafite inyota yo kwiga. Ushobora kugurisha ebooks zawe ukoresheje website yawe, blog yawe, social media, cyangwa se Amazon Kindle Direct Publishing. Ibi bituma ugera ku isoko rinini kandi ukabona inyungu. Ikindi kintu ushobora gukora ni coaching. Ushobora gufasha abantu kugera ku ntego zabo no kubafasha gukura mu bumenyi. Niba ufite ubumenyi cyangwa uburambe mu kintu runaka, ushobora gufasha abandi bantu babikeneye. Ushobora kuba umujyanama mwiza mu bijyanye n'ubumenyi bwawe. Ushobora kuba coach mu bijyanye na business, career, relationships, cyangwa ikindi kintu cyose. Ibi bituma ugera ku bantu benshi bafite inyota yo kwiga. Ushobora kubona clients bawe ukoresheje website yawe, social media, cyangwa se word of mouth.
Ibi bituma ugera ku isoko rinini kandi ukabona inyungu. Gucuruza ibyo uzi ni uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga ukora ibyo ukunda. Ibi bituma ugira ubuzima bwiza kandi ukishimira ibyo ukora. Ikindi kandi ni uburyo bwiza bwo gufasha abandi bantu. Ushobora guhindura ubuzima bw'abandi kandi ukagira uruhare mu iterambere ryabo. Outro, tangira uyu munsi. Ubu uzi uburyo butatu bwemewe wakoresha ugakorera amafaranga online ntagishoro. Nukuri ntampamvu yo gutegereza. Hitamo uburyo bumwe cyangwa ukoreshe uburyo butatu ubifatanye, kandi tangira gukorera amafaranga online uyu munsi. Ese wowe ntubuhe buryo ugiye gukoresha? Tanga igitekerezo mu comments. Kandi niba ufite ikindi kibazo, cyangwa hari ikindi ushaka kumenya, mbwira muri comments nanjye ndagusubiza vuba. Tibagiwe gukanda like na subscribe kugira ngo ubone izindi video zerekana uko wakorera amafaranga online. Ndagukunda cyane.